ingunzu zirangiza ingunzu ni ibyonnyi bibi cyane iyo byageze mu murima w'ingano iyo byageze mu mirima y'ubunyobwa n'ibiki biraripuwa bigasiga bishyize hariya izi nazita ingunzu. Izi ni ingunzu zo mu mupira w'amaguru zirimo zishaka kuyobya no kwica no kwangiza no kuripura no kurimbura umupira kugira ngo umupira ugire gute ugende usubire inyuma. Ariko ngewe nirigitoreya naravuze nti ayiwezekani ibi bintu ntabwo nshobora kubyemera. Ntabwo nzabona ingunzu ziza hariya zikarakasa ziza kuvuga zimwe zijwigira n'utujeri dutoya n'abayobozi bazo kuko izo ngunzu zifite ingunzu nkuru iziyoboye aho usanga ari itegeko ubwo bwana bwayo bw'ubugunzu butoya kugira ngo bujye kona no kwangiza n'iki ariko kuri komande y'iyo ngunzu nkuru ugasanga rero barimo kugenda bica umupira bangiza umupira baragenda bavuga amagambo bitararangira. President mwaramutse neza. Mwiriwe ndakubwiza ukuri bareyo mwebwe nabisubiyemo niba reba nabiragenda ndakakubura bayivuye inyuma gutya gato ikazi kareba hakurya kwa Seburego kabona hari bya bibeto by'umweru nkuko twarebaga ejo bakubita muri VIP bakabona hicayemo perezida gusa. Ndakubwiza ukuri perezida azagenda ababwiza ukuri pe mbibarahiriye aya masaha ku bantu bose bakurikiranye Radiant TV 10. Twebwe nta pressure dufite mu nami nta nimwe abakunzi bagasogi nari narabibateguje umwaka wose ko bazihanganira resulta yose yava mu kibuga. Atanga mwode woje ngewe mufata nka Haji Manara n'umuntu uzi football uri hejuru cyane. Jangwani numwe mu bana navuga ko bazamutse neza muri football uko yavuga umupira wumva kabizi. Ikindi cya kabiri ibyo yavuze ukuri yavuze nuko nguko namwe murimo kubona ibyo yavugaga ni uko ashobora kuba yarabivuze abandi bakavuga bati nibyo kwanga kwiteranya n'umuntu ariko ibyo yavuze noneho biragaragaye ni ibi ngibi. Mfite icyendege ngiye Casablanca muri Maroc Maroc n'Injere Saudi Arabia Saudi Arabia n'Injere bandari yake none se sibise yavugaga yaravuga kuri yari kuri kandi koko ibyo yavugaga ni ibi bigwi rero ubudashyikirwa amaze kugeraho muri kariyeri nibyo abadashoboye gukora nk'ibi barwanya. Urizi buriya umugabo w'ingo nta kindi akora ajya akarwanya iby'umugabo cyangwa iby'intwari yakoze nubwo bidashoboka gusubiza inyuma ibikorwa bya gitwari uravuga ariko finale biba bisa nk'iki nk'uko wafata umuhi ugahura amazi. Ndabasuhuje cyane bifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Visit Rwanda Sport. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'amakuru y'imikino ndetse n'ibindi biganiro muzajya mubona bigiye bitandukanye kandi bibanezeza bibafasha kubashyira muri mood nziza mu buryo butandukanye ndetse twungurana n'ubumenyi mu buryo bugiye butandukanye. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'icyumweru, ni umunsi tuje kubagezaho bimwe mu byo mutamenye muri weekend ndetse n'ibindi mutagiye mubasha kubwirwa cyangwa se ibyagiye bivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba mu makuru y'imikino ibyamamare bigiye bitandukanye icyo byagiye bivuga ugasanga imbuga nkoranyambaga ziragenda zibivugaho zibitangaza. Uyu munsi rero turagarutse kugira ngo tubibabwireho ndetse abacikanye babe babimenya. Tugiye kuvuga ku makuru y'imikino gatoya ndetse tuze no kuvuga ku bintu bitandukanye. Tuvuga kuri APR FC murabizi ko igiye gukina na Pyramide match yo kwishyura nta cyizere ariko uko byamera kose ni football bagomba kujya gukina agomba kujya kwishyura nta wamenye ushobora gusanga ibitangaza bibaye mu Misiri intsinzi gataha mu Rwanda twaririmba intsinzi nubwo APR itakomeza ariko byibuza ugasanga yenda hari ikintu runaka kiri positive bakoze. Sibyo gusa shampiyona y'u Rwanda Premier League nayo irakomeza. Ikipe ya Rayon Sport murabizi ko ifite umukino ukomeye cyane n'ikipe ya Gasogi ni irakira turaza kwigaruka ko 11 ashobora kubanzamo ndetse tuze no kuvuga ku ngaruka bishobora kujya mu gihe cyose Rayon Sport ishobora kuba itangaje. Hari rero abantu benshi mwagiye mwumva ibintu bitandukanye, ari intambara zo kuri social media muri sport yacu cyane cyane mu mupira w'amaguru nkaho super manager usanga arimo kwivuga ibigwi no
kwitaka mu buryo bugiye butandukanye. Yateraga comment rero ku byo Jangwani yari yamuvuzeho, turaza nabyo kubigarukaho ndetse tuvuge ku cyo Taifa Bruno yatangaje ku ngunzu. Ni umuzimizo yakoresheje nyine afata ingunzu, ni mu kinyarwanda ubundi tubyita itiza umuntu, nibyo bita personification ari mu cyongereza ku bantu biga literature, ibintu by'ubuvanganzo barabizi, gufata imyitwarire y'ikintu cyangwa se imyitwarire y'umuntu ukayitwerera inyamaswa cyangwa se ikindi kintu runaka ku ruhande. Ibyo ngibyo rero nibyo uyu Taifa Bruno yakoze. Turaza byose kubigarukaho. Icyo ngusaba ni gukora subscribe, ugakora share na comment kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye arambuye tukugezaho y'imikino. Mu by'ukuri ni ikiganiro kitari kirekire, ni ikiganiro kirimo ubusesenguzi ariko kitazajya kibarambira, gikoma ku ntego gusa, ndetse tuzajya tugerageza tubumvishe amajwi atandukanye, dukore interview tubabwire ibyo aho mutakwigerera ariho tubagerera. Reka dutangire rero muri ekipe ya PRFC. Ikipe ya PRFC murabizi ko yahagurutse ndumva ari kuri uyu wa kabiri ndimo atari ku wa gatatu nibwo yahagurutse igiye mu Misiri, igiye kwitegura match ahubwo bakinnye ku munsi wo ku wa gatatu, aribwo ikipe ya Pyramide yatsindaga APRFC ibitego 2-0 byose bya Karara Mayere Fisto. Ni ibitego byiza byose yagiye atsinda, umuzamu akabura aho baro inyuze. N'ubu rero ikipe ya PRFC kuri wa kane nibwo yahise haguruka ijya mu Misiri, ijya gukina match yo kwishyura. Ni match itoroshye mu by'ukuri, ni match twavuga ko tugendeye ku rupapuro Pyramide wavuga ko yarangije gukora ibyayo, aferi zayo yazirangije. Ni match ubona ko kuri Pyramide itaraza kuyigora, ariko kuri APRFC ni umusozi, ni ikirunga cyo kwiruka, kubera ko urumva gutsindwa ibitego 2 mu rugo, especially muri Afrika, ibitego byo hanze bikibana ndetse bigikora, ntago byoroshye kuba wagenda ukishyura ibitego 2 ukarenzaho n'ikindi cyo kugira ngo ube wakomeza. Noneho ku ikipe nka Pyramide, ikipe ibikomeye kuriya, ikipe nayo utavuga ngo urakina iminota 90 itarakubonamo ikindi gitego, biragoye. Gusa wenda icyo twavuga nko kuri APRFC nuko ishobora kugenda igashaka resulta nziza, nuko kunganya se, nuko kuba ishobora kuba yagira gutya ikaba yakwinjiza nayo ibitego mu izamu rya Pyramide, nubwo yatsindwa ariko ikinjiza ibitego. Urumva akenshi abanyamakuru ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye ntago biha ikipe ya PRFC amahirwe, uretse nda kuba bayitera akanyabugabo no kuvuga ngo reka tuyimotive igende, nyine bafite icyizere cy'uko bishoboka. Ariko mu by'ukuri ntago wakwizeza umufana wa PRFC yuko bishoboka ushingiye ku rupapuro. Aho tuvuga ni ku rupapuro, ariko mu kibuga murabizi ko umupira widunda, birashoboka ko ikipe ntoya ishobora gutsinda ikipe nkuru. Tekereza ko ari ikipe itapfa gukorwaho, ariko ikaba yagira gutya igatsindwa ndetse ya PRFC wenda ku nshuro ya mbere ikavuga ngo dutsinze Pyramide. Ni inshuro ya gatatu bahura, ni inshuro muri aya marushanwa urumva ni inshuro 3 batomboranye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni inshuro 3, twavuga ko ari nk'imikino 9 bamaze imikino 2, 4, 6 bamaze gukina. Urumva ni imikino myinshi mu by'ukuri APRFC itarabonamo umukino itsinda, nubwo yatsindiye match. Nibura byari ikimenyetso cyiza cyo kugira ngo bagaruke mu Rwanda hari icyo bavuga ngo bazanye. Hari 11 rero bashobora kuza kubanzamo. Ngewe ntekereza ko ari nabo umutoza rwose nimba yifuza gutsinda, kuko nta cyaramira n'uri n'ukwataka ashobora gukoresha kuri uyu munsi. 11 bavugwa napanze, hari Pierre Mwizamu. Nta wundi muzamu APRFC ifite wavuga ngo warusha Pierre wajya mu izamu, nubwo nyine bamwe batamwemeranya, ariko niwe. Hakaza Kagege, ngewe niwe nashyira kuri 2, kuko Mborenga twamaze kubibona ko agenda gakeya, kuza wenda nko mu minota ya nyuma ukeneye experience, hahandi ukeneye umuntu mukuru, Mborenga dushobora kumwinjizamo. Claude niyo mugabo nta musimbura afite. Hakagira Clement na Yunus mu mutima wa defense. Sekiganda agakina 6, Dauda nkamushyira ku 8, Memeri Dao ni ku 10, hanyuma Kibanuka ku ruhande rumwe, Omedi ku rundi, Togimeri akaba yakwataka izamu rya APRFC. Iyo niyo 11 ngewe nemeza ko ishobora kuba yajya mu kibuga ikaba yahangana na Pyramide, hatajemo ibintu byo kujya kudefanda rwose
11 sinzi nimba hari abantu tuyemeranyaho. Nimba tuyemeranyaho jya muri comment uvuge ko tuyemeranyaho, niba tutanayemeranyaho upange yawe nawe turebe kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo. Tuvuye kuri APR gatoya reka twerekeze muri equipe ya Sport. Rayon Sport ifite umukino n'ikipe ya Gasogi United, ni umukino Kenisi yarahiye yavuze ko agomba gutsinda uko byamera kose, akaba yakwirukanisha umutoza, akaba yakweguza abayobozi. Ni murabizi ko match ya Rayon Sport na Gasogi niyo match Kenisi hypinga cyane, niyo match nyine agerageza guhamagara abantu kugira ngo abone ayinjira ku kibuga ndetse abone n'ibyo byishimo ne yaburi intsinzi ariko byuza amafaranga abe yinjiye. Niyo mpamvu rero yavuze ko ari umukino w'urupfu, ari umukino wo gupfa no gukira, ndetse ari umukino wo kubura ubuzima ku Bareyo. N'Abareyo mu by'ukuri twavuga ko batanishimye, batanezerewe bitewe nuko muri iyi minsi bimeze. Yes, twahamagara rero Abareyo bakaza kwitabira iyi match yabo. Ni match irabitoroshye ariko bagomba kuza bagashyigikira equipe yabo kubera ko twaje kubona ko ikipe ya Rayon Sport kubaho na abafana, kubaho nuko hari ibyo ibona ku kibuga, ndetse n'uwo murindi w'abafana ukaba motiva abakinnyi mu kibuga bakaba bagira byinshi bakora. Ariko mu gihe cyose bataje ndakwizeza ko rwose nta kintu baza kubona. Gasogi nayo ishobora kwisanga ibatsinze kandi byari intangiriro mbi za shampiyona. Bivuze ko rero ni byiza ko mugerageza Bareyo mukaza ku kibuga. Ni mutaza ku kibuga nimwe muri kwihana ubwanyu, ni mwebwe muri aho kwiyangiriza equipe, ndetse muzahora muri urwo mwaka unduze mudatwara igikombe icyo ari cyo cyose kubera ko ari mwe mwabyite. Mwikwihana rero mwigira uwo muhima, mwivuga munakurikira uriya, ahubwo nimuze mushyigikire equipe yanyu murebe ko hari icyo yakora muri uyu mwaka. Uwitwa Taifa Bruno agire gutya ati ingunzu, nakantu nyine ka trendinze kuri social medias. Twavuga ko nkuko Taifa ajya atangaza ibintu binyuranye kuri APR FC ndetse n'ibyo atekereza kuri siporo y'u Rwanda cyane cyane football. Hari ukuntu aca kuri YouTube channel yiwe ugasanga arimo aravuga amagambo akomeye ndetse akagira abacyurira n'ababwira. Nabwo rero ku munsi w'ejo yakoze ikiganiro ariko yihaniza cyane abantu usanga ngo basebya PFC ndetse abagereranya n'ingunzu. Ibi ni ibintu mu by'ukuri byatangaje abantu kumva ngo abantu bashinze igitangazamakuru ariko ngo bagishinga mu mafaranga ya APR, aho bamwe bahawe imyanya mbere ku ngoma ya Rishari ariko nyuma bakaza kwirukanwa, abandi bita Pampe, na nyuma bamaze kwirukanwa rero bafata umwanzuro wo kujya gusebya equipe ya APR. Taifa rero ntiyigeze abaha agahenge kuva kera, kuva yashinga YouTube channel na n'ubu rero akomeje kubaha nimba nabyita byamvugo yabungo ni ibyabo, ariko nabyo utashima utajya hariya ngo ushime kubera ko ni ibintu mu by'ukuri bitagaragaza ubugentro, kubera ko ntago ubwo wajya gusebya umuntu mugenzi wawe nanone ukamugereranya n'inyamaswa ari umuntu, nabyo ntago twabishima. Gusa benshi barimo baravuga ko nyine umuntu yabwiraga ari Sam Karenzi avuga ko ari abashinze ibitangazamakuru mu mafaranga ya PFC, hanyuma yamara kubirukana ugasanga bagatangira kuyivuga nabi kubera ko nta kintu bari bakibonamo. Ariko ntituzi icyo agamije, gusa icyo tuzi cyo nuko hari igihe Taifa Bruno ajya atangaza amakuru mazima, ariko nanone ntago njyewe najya hariya ngo mvuge ngo mfate uruhande mvuge ngo n'uyu nguyu yavugaga. Gusa benshi barahamya ko ari Sam Karenzi na timu ye ya SKFM yavugaga.